tabita ahita ategeka izuka rye. Burya umuntu w'Imana hari nukwiye guhagarika mbere na mbere abandi bazabaganiriza icyambere twe guhagarika n'ikitwa icyaha. Stop it. Icyaha cyo kiroshye kugihagarika. Niba ari icyaha gihagarika ariko ubona ibitangaza. Niba ari ibindi bihagarika ariko ubona ibitangaza cyane ko ku bumwe bw'abera ministries tumaze imisi tubaganiriza ibintu bitatu bikomeye. Imana izamu ikabona nta cyazigera amara ni mudukura imbere. Ariko tubona iki? Imana. No mushobora afashijwe. Avuze ijambo rikomeye abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo ubwumva icya kabiri. Yego. Umuntu utinze yerekwa ryawe. Kwira ntabarangije bugiye kwira ntakemuye ikibazo aravuga ati zuba haryagaze kuri Ayaroni ngira ngo ni ukwezi neza ntagara kundi musozi hakurya ati muhagarare kugira ngo turangize urugamba. Nawe rero stop it. Kandi ingiyi kuri channel yacu kumwe bwabera n'amasengesho ngakagimwe ngo hagarika wakiriwe. Stop it and receive your miracle. Stop it. Stop. Hagarika ubwoba. Witega amatwi baguca intege umva Imana igusubizamwe imbaraga. Bikubwira ko usa nabi bamaze ntibakuremye bigusuzugurira uko ubayeho. Cika intege mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo umwuka wawe ni wongera ugere kuri bano bantu. Mwuka wawe nugere kuri bano babyeyi, mwuka wawe nugere kuri bano bapapa. Mwuka wera nabagereho, nabagereho abarwanirire, nabagereho abahembure. Bantu bakeneye kongera guhembuka, bantu bakeneye kongera kugira agakiza gashitse, bantu bakeneye gukura, bantu bakeneye kubyuka, bantu bakeneye gukanguka, bantu bakeneye guhembuka, bantu bakeneye guhinduka, bantu bakeneye ubuzima busha, bantu bakeneye imbaraga. Turasenze kugira ngo hagire ibintu bihagarara ubuzima bukomeze. Hari ibintu duhagaritse mw'iri teraniro, hari ibintu duhagaritse bitagendaga neza, hari imbaraga dushizeho itegeko, hari imbaraga duhagaritse mw'iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries twateguye amasengesho y'imbaraga, imbaraga z'ibitangaza. Dufite intego ivuga ngo stop it and receive miracles. Ni amasengesho azatangira ku itariki 11 akageza ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023 turi kumwe n'umukozi w'Imana Revera Pastor Ntambabazi. Amasengesho azajya nyura online kuri YouTube channel ubumwe bw'abera ministries TV buri saa 8 nta gucikwa kuri YouTube channel ubumwe bw'abera ministries TV kuva ku itariki ya 11 kugeza 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023 online saa 8 kuri YouTube channel ubumwe bw'abera ministries TV. Stop it and receive miracles. Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba ndagira ngo nongere kubasuhuza mbabwira ngo mugire amahoro aturutse ku mwami wacu Yesu Kristo ku bumwe bw'abera ministries. Ndagira ngo kandi Imana yongeye kutugirira ikizere. Ndagarutse nka Sirasi mwari musanzwe munzi ariko nari maze iminsi mfite imirimo myinshi. Ubwo rero uyu munsi nagarutse ku munsi udasanzwe w'amasengesho. Mushumba yagize yerekwa rikomeye cyane yo gutegurira aya masengesho kuko Imana yavuganye nawe bituma ashyiraho iyi nzira y'intego y'amasengesho ari muri Yesuwa. Araza kubivuga cyane, aza kubisobanura cyane nk'umushumba wacu twemera. Icyambere Revera Ntambabazi ndamukunda cyane, umunyamategeko, umuntu usobanura ibintu byinshi. Niyo ngiye murebye mbona ubwiza bw'Imana, niyo atanavuga mpita mbona ubwiza bw'Imana. Rero musanzwe mumuzi ariko uyu munsi turaza kubona izindi mbaraga ziturutse ku mwami wacu Yesu Kristo nk'uko aza kubisobanura. Rero muribuka ko turi kuri ya ntego ikomeye cyane ivuga Yesuwa arimo kuvuga ngo zuba hagarara, kwezi hagarara. Ubwo rero hari ibintu byinshi biza guhagarara. Reka dutangire dusenga muri aka kanya maze kugira ngo turusheho kugubwa neza mu mwami, namwe murusheho kugubwa neza. Ndagira ngo witegure dusenge, dufatanye gusenga. Imana turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa, uri imbaraga zacu, uri igisubizo cyacu, uri umurinzi wacu, uri umwami udahemuka, ntago uri igisambo, nta n'inzangano ugira, urihagije kandi ugira urukundo. Ni wowe rero wakoresheje Yesuwa, uramukoresha, uramubwira ngo niyambare izindi imbaraga, ndetse wagiye umubwira n'ibintu byinshi. Uramubwira ngo nabwire Abisiraheli
ababwire baheka isanduku, babwira n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, baheka isanduku bagende bahagarare muri Yorodani, bagira aho bararambuka batoramo amabuye. Wagiye ukora ibintu byinshi wakoreshe Yesuwa nk'uko yarasimbuye Mose. Natwe rero turagushimiye muri iki kinyejana tujemo, ariko kuri iyi tariki by'umwihariko y'amasengesho ku bumwe bw'abera ministries. Uwiteka ndagira ngo ukore no kwiriba ry'amazi adudubiza buri muntu wese arushaho kugubwa neza, uzadukurikirana azarushaho kubohoka biturutse muri wowe. Ndagushimiye rero ko natwe tugiye gukomeza kugubwa neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo mbatangarize rero ko twongeye kwinjira mu wundi mwanya udasanzwe. No mwanya udasanzwe, ndimo ndareba Imana irimo gukora imirimo n'ibitangaza. Ndimo ndareba abantu beza bicaye hano imbere yanjye, ndimo ndabona ubwabo bafite ubwiza bw'Imana, bafite imbaraga z'Imana, bafite igitinyiro cy'Imana, kuko iby'Imana yabavuzeho biraremereye kurusha ibyo abantu babavuzeho. Rero dushimiye Imana ishoboye, dushimiye Imana ihambaye. Ndagira ngo turusheho kugubwa neza. Ndabakiriye mwese murushaho kugubwa neza muri iyi saha. Ndabakiriye mbabwira ngo amahoro ya Kristo ababeho, mbabwira ngo imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo zibabeho, mbabwira ngo igitinyiro cya Yesu kibabeho, mbabwira ngo kunesha k'umwami wacu Yesu Kristo kubabeho. Mukanya rero turaza kwakira Revera Ntambabazi Mushumba, yishurirwa rikomeye cyane yagize ryo kugira ngo twakire ibyacu. Agiye guhagarara mu ihame yo gutegeka maze ubundi hasigaye turushaho kugubwa neza. Nyakubahwa Mushumba, mukanya ndimo ndakubona, mukanya turaza kukwakira. Amavuta yawe ntago amavuta yawe arakomeye cyane, no gupfundura imishumi y'inkweto zawe ngiye mbona naragira umugisha no gupfundura imishumi y'inkweto zawe kugira ngo nanjye nkugireho n'umugisha mwinshi. Rero namusanzwe muzi, ariko ndagira ngo mbatangarize yuko Yesu agiye gukora. Yesu agiye gukora nkuko nanjye musanze munzi, ariko ndimo ndabona ibintu byahindutse kubera yuko Yesu ubwe ahagaze mu mbaraga zo gutegeka, mu mbaraga zo kwizera. Arahagarika izuba n'ukwezi. Nawe hari ibintu bigomba guhagarara, hari ibintu nawe bigomba guhagarara, hari ibyari byaragutesha agaciro bigomba guhagarara, hari imbaraga zawe kurwanyije zigomba guhagarara, hari ibintu byari byarakubujije amahoro bigomba guhagarara. Tugiye kwakira rero Mushumba. Mushumba, dushingiye yuko natwe bongeye kuduha agaciro, kandi biravuga ngo kubaha babubahe. Ariko by'umwihariko reka manze nakire abashyitsi nk'uko bivuze, ariko nabonaga ari we mushyitsi mukuru buriya, ariko kuba utanze akanya reka manze nakire abashyitsi kuko buriya uduhaye akanya. Bashyitsi beza, namwe turi kumwe aha ngaha, namwe turabakire mu izina rya Yesu. Mwiyumvemo ikaze, ndabona mwishimye, mufite umunezero, bisobanuye ko namwe rya jambo ryabagezeho rivuga ngo zuba hagarara, kwezi hagarara. Ibyo ngibyo Yesu yavugaga, yagira ngo abone uko akomeza urugendo rwo gukomeza yirukana, asenya, avunagura. Natwe rero hari ibintu bigomba guhagarara ku buzima bwacu muri aya masengesho. Hari uburwayi uba ufite, ariko reka mimberetse Mushumba wacu araza bitubwire neza. Hari ibintu bifite byakubuje amahoro, ariko ibintu kubera rero ibihe byiza biri aha ngaha, ndumva ngiye amavuta ari mu kurushaho kumfata cyane, ari mu kurushaho kunyegera. Mperutse kuvuga ijambo rikomeye kuri cya nimwe ivuga ngo umuruho ntabwo ukuraho umugisha, ariko umugisha ukuraho umuruho. Ndagira ngo mbatangarize rero turi muri aya masengesho, ndabona umugisha ugiye gukuraho imiruho yose twari twararushye, tukakira ubundi buzima. Nshuti z'umusaraba, yemwe bantu mwicaye aha ngaha, yemwe bantu munezerewe Imana, ndimo ndabona abagabo beza, abantu bambaye neza, mwambaye amakote, mwambaye mbese imbere y'Imana muraberewe. Narebye kameramani, namurebye mukanya, nsanga arimo araseka gusa, aranezerewe, ari mu byishimo. Bisobanuye ko nawe aya masengesho yamukoze ku mutima nk'uko asanzwe abirimo. Kameramani, nawe turagushuhuje, gira amahoro y'Imana. Amen. Uriya muvandimwe nawe turamwakire, nawe wiyumvemo ikaze. Uwo muvandimwe nawe turakwakiriye w'inyuma, dusuhuze nawe maze ubundi asigaye nawe bakumve nta kibazo. Amen. Twakiriye undi nawe mukozi w'Imana, nawe muraza
kurushaho kugubwa neza nawe nadusuze mu izina rya Yesu. Amena amena amena. Rero nago arabo gusa Imana ndabona yateguye n'abantu benshi cyane mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, twese tuguwe neza. Ndabona n'ahantu turi ari ahantu heza cyane. Rero ndagira ngo turushaho kugubwa neza mu mwami, twakira umushumba turakwakiriye, ni karibu umushumba wacu aza dukoma amashyi umushumba wacu aza dukoma amashyi. Imana imuha umugisha, ni karibu umushumba nyakubahwa, amavuta imbaraga gukomera nk'uko n'ubundi wabihawe. Mana turagushimiye ko byose ubizi. Haleluya. Amen. Ndabashuje cyane mwese mutuye ku mpera y'isi, ndetse abari mu Rwanda, abari mu Burundi, Congo, Tanzania, East Africa Community, abari muri Afrika mwese, Europe, abari muri America, abari muri Australia, reka mvuge nabo muri Canada n'abandi bose mutuye aherere tutavuze mu birwa bya Guadeloupe, inshuti zanjye zose zikomoka hirya no hino ku isi, murankunda cyane. Hari abantu bo muri Qatar, namwe ndabashuhuje, ndetse n'abari muri Inde, muri Buhinde ndabashuhuje. Inshuti yanjye ikomeye cyane iri mu Bushinwa nayo, Imana iyihe umugisha mu izina rya Yesu. Reka nongere suhuze mwese muri aha turi muri ya ntego y'amasengesho yacu akomeye uyu munsi kuyafungura kuri itariki ya 11 kuri iyi saha, aho muri live mubikurikirana mwese avuga ngo hagarika ibyo wakira ibitangaza. Stop it and receive miracles, because it's not one miracle, it's like a lot of miracles in our life. Just hagarika ibyo ngibyo turaza kubibona mu ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu umunsi shaka kuyatangiza, ariko dufite abashyitsi, dufite baza kutuganiriza, baza gusenga, turaza kugira time yo gusengera ibyifuzo. Hari impamvu aya magambo twayabonye bamenyereye mvuga ncecetse, ariko umunsi byahindutse. Ni YouTube yego niho turimo dukoranira. Nongera kubatangariza ko muza kubona na link ya Zoom, ku buryo abo mu Rwanda isaa 10 tuba turi mu masengesho, abi Burayi bo ni saa 9, abo muri Amerika hamwe barabashobora kuba ari saa 3, abandi ari saa 2, muri Canada nabo harashobora kuba za saa 11, abatuye muri za West mwese birumvikana, muri Australia mugeze ku mwebwe ku mugoroba mu saa 5, turaza kuba program ukuntu duhurira kuri Zoom, aho dusengera buri muntu wese, noneho nijwi tuvugana. Imana ibampera umugisha. Rero amagambo tuyatekerezaho ko umukozi w'Imana yadusobanuriye nkunda cyane witwa Silas. Tuyishimire Silas, umugabo ukundwa n'Imana, umugabo ufite amavuta muri iki gihe gikomeye, umugabo uvuye muri Nibature, nuvuga ngo nabatumirije abagabanya amavuta. Undi muza kubona cyane ufite inzobe iruti yanjye, hano ufite amavuta menshi. Hari n'undi muza kubona w'igikara ariko mu mutima yuzuye umwuka wera cyane, n'abandi benshi turakoresha abantu bake, ariko abantu bose baje ni abanyamavuta barimo bakora mu gihe cyabo. Kandi mwakwibaza impamvu ugiye nkoresha abantu bakiri bato, nuko abashaje baba bashaje. Turashaka ko kino kibuga gisigara nk'abantu bakiri bato bafite amavuta kandi buzuye imbaraga, bazi kuvuga Imana neza bakanayivugira neza. Hari abantu bazi kuvuga Imana neza ariko batayivugira neza. Hari n'abantu bazi kuvugira Imana bakanayivuga neza, bakanayikorera neza, nayo ikabahemba neza. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Rero iyi ntego ijya kuza y'amasengesho, kandi ubyangu byemera ubikunde, iyi ni ubumwe bw'abera ministry. Iyi ni ubumwe bw'abera ministry, kandi niba uzi kwerekwa neza ni itangira ryo kugira ngo umurimo w'Imana waguke, bitavuyeho ko tuba amatoro duhoramo. Sinkubwira ngo uve muri ryo urimo rigumemo n'undi ari gumemo, nanjye ndi muri ADPR homba, ariko ni ubumwe tumwe duhuriramo. Nongera gushimira umuntu w'Imana wambwiye ngo agiye gushyigikira uyu murimo. Buriya nabyumvise kandi byangiye ku mutima. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo nihuse cyane ku ntego y'ijambo dufite, nta gutinda, nitwabwiye ngo stop it, receive miracles. Amagambo agaragara mu gitabo cya Yosuwa ibice 10 umurongo wa 13, aho tubona arimo arwana urugamba. Bavandimwe, Yosuwa turimo tuganira ntabwo ari we Yosuwa, ntabwo ariko yitwaga. Ubundi yitwaga Hoseya, bisobanura ngo Uwiteka ni umukiza wanjye. Ariko atangiye kubana na Mose niwe wamuhinduriye izina amwita Yosuwa, bisobanura ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye. Impamvu yahinduye izina rye, yumvaga Imana izamutabara, yumvaga Imana izabikora, ariko Imana irangije imuhindura izina. Imaze kumuhindura izina yitwa ngo Uwiteka ni imbaraga zanjye.
Imana ishimwe cyane. Hayo sutimo tureba akaba mwene nuni kandi akabazwe neza n'akarebu cyane cyane ibice 14 byo kubara ubwo baravuye gutata igihugu cy'Ikanani bamara kuhagera abantu bakazana inkuru z'incamugongo bari 12 baravuga bati hoya igihugu ni cyiza twakibonye kimeze neza kirimo ibintu byinshi ariko bashyiraho ngo ariko baravuga ati ntituzajyeyo bazatumara twibonye nk'inzige no batubona nk'inzige ngo abantu baragumuka bashaka kwisubirira mu Egiputa ariko Yosuwa wavuze ngo Uwiteka n'imbaraga zanjye n'akarebu barahaguruka batumva ibyo abagabo bavuga nta kinyoma kirimo hari ibigabo birebire ubushomeri burahari inzara irahari ibukene burahari ariko niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu ngo nubwo bakubonye nk'inzige natwe tukibona nk'inzige ariko imbaraga bafite nta kikibakingira ahubwo mureke Uwiteka twishimire azatujyana mu gihugu. Imana ibwira Mose ngo abo bagabo babiri bonyine gusa nibo nzereka igihugu cy'isezerano. Mwibuke neza ko bahagurutse 6,000 mu Egiputa ariko abahagurutse bose ababonye igihugu cy'isezerano n'abantu babiri bonyine ni Yosuwa na Karebu kuko Yosuwa na Karebu bari mu bantu babonye ibyago babona uburetwa babona gahinda babona inkoni babona gukubitwa ariko finally birangiye baza kubona igihugu cy'Imana yabasezeranije kuko bari barakoreye Imana kandi bahagararanye Imana. Iyo uhagararanye n'Imana ihagarana nawe, iyo ukoranye n'Imana ikorana nawe, iyo uvuganye n'Imana ivugana nawe, iyo uri hafi y'Imana Imana murabana. Ubundi buri gihe Imana ishaka kuyiba iruhande. Ubundi yakubwiza ukuri n'ubundi umukunzi ntiwamujya kure so kubera dukunze bwo kujya kure avuga ati nibo bonyine bamenye imbaraga z'uburetwa bwo mu Egiputa barangije bamenya n'ubutayu n'intambara baciyemo banarangije barya ku mbuto z'igihugu Imana yabasezeranije. Oh haleluya. Aha rero mu bice twasomye bya Yosuwa yari wenyine impamvu kandi Imana mwise Yosuwa nabigusobanuriye. Hanyuma yari umurwanyi yatwariraga imoso ari n'ahandi yagiye kurwana hamubwira ati gira Yosuwa ko nzamara kuko amareke mwisi. Noneho urumva Imana ihindura uburyo. Ndashima Imana. Hari igihe Imana ifata ibandika rigira rivuga butumwa. Imana igafata umuntu utari muzima ikamugira umukozi wayo. Imana igahagurutsa undi muntu ikamugira ukundi kuntu kudasanzwe kuko Imana iba ifite ibintu igenda ikora. Si igitangaza ko Imana yaguhinduramo umunyembaraga kandi aho uvuka si cyo kibazo gikomeye. Igikomeye n'uburyo bw'Imana rigusanga nturyumvire. Hanyuma rero ngo Imana igiye kumukuza ntibamwemeraga kuko murabizi ubundi abasirikare n'abantu bagikoze ntibagira amarangamutima ya bugufi. Nayo mpamvu Yosuwa ajya gusaza bavuga ati ariko ubundi muhitemo muzakorera njye n'inzu ya tuzakorera Uwiteka mwe nta mishyikirano bafite ubundi ni hano cyangwa hariya. Rero ari kurwana ari wenyine mu bice twabonye 10 Mose ntahari, Roni ntahari, Huri ntahari, babandi bamfashe kwa rugamba rw'amareke ntibahari. Aravuga ngo zuba hagarara nawe kwezi hagarara kugera ubwo tumara habanzi b'abayuda b'abisiraheli batubuza kwinjira muri gakondo Imana yaduhaye. Harageze kurwana intambara hakagira ibintu bihagarara, izuba rigahagarara, ukwezi ngo kugumaho, ariko intego bari bafite kwari kugira ngo ubabuza gutambuka wese akurweho kandi Imana ikora ibitangaza. Reka nkubwire mukozi w'Imana udukurikiye, haleluya, mwese aho muherereye, kuri aya magambo banza wumve yari asigaye unyumve cyane. Mose wamfashije kurwana ntiyari ahari. Aroni nawe amufashaga nawe ntiyari ahari. Nahuri wafashaga ntiyari ahari. Yari asigaye ari wenyine. Ikindi cya kabiri afite utwana duto twavukiye hehe mu butayu. Urumva wahavukiye afite 40, abandi barashaje batarwana bataza amateka y'uburetwa. Burya hari ukuntu umuntu kwinjirira mu rugo ntamenye amateka banyuzemo. Hari ukuntu bitajya bibaho buri bivuga abagabo barabyumva buriya. Umugore yagusanga mu nzu ati inzu yanjye kandi hazwi itafari ryaje. Hari abantu batarwanya intambara zo mu butayu, hari abantu batazi aho twaciye, hari abinjiye muri Kigali bafite za envelope mu ntoki z'agashashi bahunga, hari abaje ari abakozi bo mu rugo ari abakozi babo yandi baza ntaho berekera nta jambo bafite, ariko uyu munsi Imana ibaremamo ikintu kiremereye. Ndagira ngo munyemerere kano kanya muri iri jambo tuye kuganira, ntabwo ushaka kubatinza kuko turimo turinje byo ngo stop it and receive your miracles.
hagarika ibyo, shyira hasi ibyo, bishyira hasi ubone igitangaza cyawe. Naho iryo jambo ryakomotse kubera ko kumwe bw'abera ndimo senga Imana, Imana iranyegera irambwira ngo ntibikwiye guhagarara kugira ngo umuntu yakire ibitangaza bye, kuko ibyo bidahagaze ntiwakwakira, bikikwirukaho ntiwakwakira, uhunga ntacyo atwara, ariko uhagaze agahama hamwe hari icyo akora Imana kandi Imana ikamwemera. Asifiwe Bwana. Ndagira ngo mukurikirane impamvu yawe ati we zuba hagarara, kuki yasenze ayo masengesho. Yabonaga bugiye kwira atamazeho ababisha barwanyaga Abisiraheli, asabe ubwo arayihagarika. Buriya mbabwire umunyamasezerano, haleluya, umunyamasezerano wavuganye n'Imana ntagombera ngo Imana yavuze. Ndeka mbaho urugero. Eliya yavuganye n'Imana yuko imvura itazagwa, se we wategetse. Iyo suwa nawe ategeka izuba rirahagara, uwo munsi ahindura gahunda y'isi, ahagarika isi ntiyongera twemera ko isi izenguruka, isi arayihagarika neza iguma ahantu hamwe, kuko Imana ijya yumva gusenga cyane cyane iyo urwanira uburenganzira bwawe. Aya masengesho twatangiye ngo stop it and receive miracles, hagarika ibyo, shyira hasi ibyo, kwakira ibitangaza, ni ukuvuga ngo wemera guhindura. Umugabo umwe Yosuwa ahindura muvoma y'isi, ahagarika isi ntiyongera gutembera kugera ubwo yakira icyo ashaka cyose kandi akigeraho. Rero nkurikiye urimo nyumva, uraza guhamagara tugusengere, nimero bayishyize munsi urayibona. Hari abakozi b'Imana benshi twazanye basenga nabo barazibashyiriraho. Uwumva amavuta yakuguye uhamagara wogewe, nta kibazo mafite. Cyambere nuko mwese mutera imbere kandi mukabaho. Kama ngo zuba hagarara, zuba hagarara. Petero ntigeze avugana n'Imana, ahubwo gusa ngo yarebye imyambaro abagore bari bazanye kuri Tabita, ahita ategeka izuka rye. Burya umuntu w'Imana hari ukwiye guhagarika. Mbere na mbere abandi bazabaganiriza, icyambere twe guhagarika ni cyitwa icyaha. Stop it. Icyaha cyo kiroshye kugihagarika. Niba ari icyaha gihagarika ariko ubona ibitangaza, niba ari ibindi bihagarika ariko ubona ibitangaza, cyane ko ku bumwe bw'abera ministries tumaze imisi tubaganiriza ibintu bitatu bikomeye. Tubabwira inzozi, tubabwira kuri karande, tubabwira ku mivumo. Rero ntabwo tuzahora turirimba imivumo na karande, tugomba kuyirandura. Umuvumo tukawuhindura umugisha, karande tukayihindura amateka ku buzima bwawe, inkurikizi z'ibyaha bya bene wanyu bagiye bakora, cyane ko ibyo uri mubamo uyu munsi bikuruhije ni ingaruka z'amakosa y'ababyeyi banyu ndetse n'ababyeyi banyu. Uyu munsi kuba ntacyo papa yagusigiye ntiwamurenganya, ntacyo yari afite. Izo ni ingaruka zikomoka kuba twarakomotse ahantu hatatubereye heza. Mwika mu kiganiro cy'ubushize ndi kumwe na Emmanuel twaganira ijambo ngo wahwanyuye ku munzenze. Ubundi umunzenze nta mbuto tugira, ngo duterwa kuri Elayo, dusangira amakaka mamwe na Elayo. Bivuze ngo niba koko warahagurutse witwa umunzenze, ugahwanyurwa ku munzenze, ntabwo wajyanye n'igiti, isora cyahari n'ikagurube, nyokara cyahari n'nyirakanaka, so wanyara nyirakanaka. Ibyo baraguje n'ibyo baterekere n'ibyo bakoze n'indasago baguciye, n'ukuntu bagiye bagusomagura. Umukecuru atayuye yamwe by'abakecuru ntajya nkunda cyane, narabitunga n'agatoki, ukabona umukecuru nyokuru agiye gusaza ati nk'umugabo wanjye ndaze kandi uri umwana, kumba gushingiye abadayimoni n'ibikecuru utamenye utasobanukirwa. Niyo mpamvu irari ryakumaze kubera ko bakoraga ku gapupi kawe, ngo mwana asoma ngo n'umupfumbate, ukabona igisaza gishaje kimeze bo yenda ko ndanzahagera, ariko ndanashaje byo ntacyo bintwaye, ndimo ndavuga ibintu bikomeye, turimo turasaza. Ukabona umwana w'umukobwa muto ngo uyu ni umugore wanjye, ngo ni mumushyingire. Reka hari ibintu muvuga mwebwe mwavuzweho mutamenye, hari ibyo mutamenye byavuzweho. So stop it, bihagarike. Ukabona umusaza ushaje ngo ni uwo mwana ngo mwuzukuru wanjye ndaze, ngo umugore wanjye ngo kweri yarangiza akaba arapfuye kandi agapfa witwa umugore we mu buryo bw'umwuka wo kuzimu. Niyo mpamvu mutwara ibinyendaro, niyo mpamvu indazivamo, niyo mpamvu abahungu bakora ibyaha byinshi bikomeye, kuko hari abakuvuzeho amagambo kandi ibyo mwabifashe nk'ibisanzwe. Aha niyo mpamvu uyu munsi urota umugore yagusuye mu nzozi ukavuga uti sawa, nyoko yagusura yarapfuye, ngo mama yamvugishije, kuko tuzi neza yuko mu bintu bikomeye kirazira kikazirizwa, uwapfuye ntajya agaruka. So stop it and receive your miracles. Hallelujah. Not one miracle, it's like a lot of miracles in your life, in infirmary.
in your prosperity, in your future, in your business. So bivuze ngo haguruka wumve. Hari amagambo batwatuyeho, batwise bakibwa, abandi batwitwa basugabo, abandi batwita ba nta kigenda. Mbega dufite ukuntu abantu bagiye badukarasa, duca mu ngorane, batwikoreje imizigo, badushyizeho isyo, batugize uko bashaka, batwambitse uko babitekereza, badukoze uko bakeneye, ariko intego dufite, haleluya, ni stop it. Stop. Put it down. Shira hasi. Weka chini. Weka chini. Ijwi ryose ryavuze ko uzabimbwa, shyira hasi. Iryavuze ko ntacyo uzimarira, shyira hasi. Iryavuze ko upfuye imbwa, shyira hasi. Irikubwira ngo uzapfa ukodesha, shyira hasi. Irikubwira ngo ntacyo maze, shyira hasi. Ikikubwira ngo uratsikamiwe, shyira hasi. Nuvuga ngo niyo magambo tuma dusengera hano kumwe bw'abera ministry naha dushaka bihagarike wakira ibitangaza, kuko abamareke bahagaze imbere nibo bakwambuye ibitangaza wari ukeneye. So turi imbere y'Imana tuganira, tukubwira niyo mpamvu intego Imana yimwe ngo ubwo tumaze twigisha imivumo na karani, harageze ngo dusenga, harageze ngo tugusengera Imana, harageze ngo tukwakire. Kuko hariye mujya mvuga buri munsi ngo tubasengere gutanga icya 10 cyarabananiye. Uzi impamvu muzagitanga se ni karande, wese so yaragitanze nyine, iyo niyo karande nyine. Nabyo nabikubwira ariko buri ibyo so na so wanyu batakoze ntabwo wabikora, kereka Imana igushyigikiye. Byose ni imivumo yakujeho, hagarika majwi mu matwi nadiha nasakuza navuza induru ku buzima bwawe, ndetse kugira ngo umve uhagaze, wumve utanezerewe, urabona ibiryo ugatitira, urabona abantu ugatitira, ufite ubwoba. Stop it. Helema side bola mavuta numva ari mazamuka bihagarike. Uyu ni umunsi wa mbere, ndagira ngo twinjire mu isengesho n'abatumirije umukozi w'Imana Silas araza kumuhamagara niba namutuzana. Turagushimira Silas, aze kugira umwanya asengera abantu, abasengere, ariko nubundi murazagira umwanya wo guhamagara, hanyuma namwe dukora umurimo w'Imana. Ariko stop it bavandimwe, nshuti z'Imana, stop it. Cyambere hagarika ubwoba. The fear is the weapon of darkness. Ubwoba ni intwaro y'umwijima Shitani akoresha. Stop it. In the name of Jesus. Amen. Shira hasi. Amen. Ndimo ndabona abantu Imana ibabohora. Hari iminyururu mbizi iri gucikagurika kubera ko hari ibyo uhagaritse ku munsi wa mbere. None hebaze nituzagura saa 9 z'ijoro rero. Mu Rwanda ari saa 10 nabagaye amasaha turi kuri Zoom noneho dusenga direct, cyo bita kubohora kugaragara kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Nabwiye ngo the fear is the weapon of darkness. Uoga ni silaha ya adui naweza kukumaliza. Niyo mpamvu none ahangaha ngitangira amasengero ikintu kwe guhagarika, hagarika ubwoba. Uzarya, uzabyara, uzashingira, uzashingirwa, uzabona akazi, nta bariyeri nimwe igomba gusigara mu nzira zawe, kuko twavuze ngo zuba hagarara, kwezi hagarara, kugira ngo ibitangaza biboneke. Tatere borisa and for kandi Imana yo mu ijuru irimo irakora ibitangaza hagati muri twebwe. Yana amagambo meza ukwiye kumenya mukozi w'Imana. Ubwoba bwa mbere bihagarike. Yosuwa aravuga ati ababisha babuza abana gutambuka, bugiye kwira ntabarangije, bugiye kwira ntakemuye ikibazo. Aravuga ati zuba ryahagaze kuri Ayaroni, ngira ngo ni ukwezi, neza bahagara kundi musozi hakurya, ati muhagarare kugira ngo turangize urugamba. Nawe rero stop it. Kandi iyi ngiyi kuri channel yacu kumwe bwabera n'amasengesho ngakagimwe ngo hagarika wakiriwe. Stop it and receive your miracle. Stop it. Stop. Hagarika ubwoba. Witega amatwi baguca intege, umva Imana igusubizamwe imbaraga. Wikubwira ko usa nabi, bamaze ntibakuremye, bigusuzugurira uko ubayeho. Stop it. Hagarika ibyo bintu. Niba warakoze ibyaha ugasambana, byararangiye, bigucyurira gusambana, bigucyurira gukuramo inda, bigucyurira ko wataye, bigucyurira ibintu byose. Now we can stop it and receive your miracles, and receive your miracles, my miracles, and everywhere in this world. Ndagira mubwire ngo ikintu gikomeye bakoze b'Imana mu kuri kimwe gabera ministry. This is your time. Hagarika ibyo hagarika. Niba ari icyaha, stop it. Niba ari agahinda,
stop it. Niba ari akavuyo stop it. Niba ari imvune yindi stop it. Niba ari biguteye byose stop it. Niba ari kana kibaye stop it. Ikibazo gihagarike mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana yinjirane nawe. Yinjire muri amasezerano yahagaze. Yinjire muri ubwo budakunda. Ndagira ngo ubwire ngo Imana yo mu ijuru yavuganye nawe tutazakore kuri tazaguha tazagutererana kuko tugomba guhagarika ibyo bintu. Please stop it. Barakwanze ibibazaho stop it. Baragutaye ibibazaho stop it. Baravuze ngo ntushoboye stop it. Wibazaho ibaze ku Mana ishobora byose. Dore impamvu twahisemo gusenga. Ntibazakubeshye burya gusenga uba uri hafi y'Imana kandi iyo usenga Imana nibwo ugenda ikemura ibintu. Ndagira ngo uhagarike ibyo bintu. Hagarika kudasenga usenge, hagarika kutaririmba uririmbe, hagarika gukora ibyo baritse byose bitangire. Avuga ngo stop it. Ndagira ngo shima Imana. Haleluya. Wowe ndimo ndakureba muvandimwe wanjye uri mu Bufaransa, ndimo ndakureba cyane. Nta byangombwa wari ufite ariko stop it. Ubwo basubirayo kuri komisa, subirayo kuri meri baguha icyangombwa ni kuiteka avuganye nanjye. Umva witinya kubyara ugiye kubyara. Stop it. Hagarika ikintu cya mbere cyitwa ubwoba. Umve ko Imana igukunda. Gira confident. Ba confident. Umuntu wiyumvamo kuri umuntu w'Imana. Umvamo ko Imana ntiyakuremye. Ubundi yiza kuba itagukeneye yari gukuremo nka plastique tuyoresha imyanda ku irembo. Ariko kuba yarakugize umuntu peke bondele fa. Kuba yarakugize umuntu ukagira amaso abiri, ukagira ubwonko, ukabuzi kwiyambika ipantaro, ukabura umugabo ufite urugo, still uri umuntu w'Imana, byose birashoboka. Ibona kutagukeneye yari kugira nka papier mushwari tukakwimyiza tukakujugunya. So uri umuntu rero nicyo abantu bafite wowe udafite. Nuwacitse akaguru yari agafite, nuwavuye misho yari arifite. So rero niba ibyo abantu bafite ku isi nawo bifite, niki wumva ko kubundi ibintu ntibisanga umupfu, ibintu bisanga umuzima. Ibintu ntibisanga umuzima ni ibintu bisanga. So rero uyu munsi wa none turimo turasenga twinjira mu isengesho dukubwira ngo stop it. Or stop them. No bahagarika ariko. Bahagarike. Niba ari abarozi hagarika, niba ari abadayimoni hagarika, ikikurwanya cyose igituma utabasha kubona umugisha wawe gihagarike mu izina rya Yesu. Kwari gutangira amasengesho y'Imana bahumugisha cyane. Ndabashimiye nge murabizi ni Mbabazi Jean Baptiste ndabakunda. Nagira ngo subiza umukozi w'Imana Silas bamuhaye ijambo akomeze gahunda asoza kandi Silas yambaye neza umukozi w'Imana Imana yahamagaye. Ndumva rwose ndashaka nuko nansanga hano nkamuvugisha rwose. Ngwino ndashaka kuvugaho duhagararanye. Reka nonye gusuze muhungu ndagukunda cyane. Murakoze cyane. Amafuta yose andi hakuzeho ndayakiriye. Keretse amafuta yanjye ko nta butagira amafuta. Ariko amafuta yose yo ndayaguhaye mu izina rya Yesu. Urumva rino jambo ngo stop it. Hagarika. Yego. Stop. Hagarika. Oya shomvuga mu cyongereza stop. Stop. Eat. Receive. Miracles. Hallelujah. Tuzakivuga ngo bahagarike. Iki? Ibibazo byose. Umva. Ubu ni uguhagarika. Yego. Niba na ngombwa nisaze icyatuma ibyacu byangirika. Yego. Turagihagarika. Oya ko kai. Umva icyari cyo cyose. Abaribo bose. Nta muntu numwe wemere guhagarara imbere y'amavuta y'umuntu wari we wese. Oya ahubwo ibintu maze kumenya amavuta uhagazemo uko utubwiye nuko aya masengesho ateguye. Yego. Namaze kubona Imana igukoresha ibintu bikomeye. Kuko icyambere turavuga ngo na magambo agaragara muri Yesaya bice 6. Yego. Ngo umwaka uze yatanze yabonye Imana. Ikintu kitubuza kureba Imana cyangwa abantu batange tubone Imana. Niyo gahunda ubu batange tubone Imana. Ni mfa data wa twese. Noneho mushumba. Niba ari imbwa zipfire ku musozi cyarimwe ariko tubone tambuke tubone Imana. Urumva nibyo bintu bitatu. Ari ikintu uvuze mu kanya kirantangaza cyane. Avuga ngo uratubwiye ngo ntago Imana yatugize plastique ngo twiga tuyora. Yibana kitadukeneye. Yiba nk'indobo. Yari kutugira nk'indobo, reka tugira n'ibitiyo ariko turaba. Haleluya. Kandi avuze ngo ibintu bisanga umuntu muzima nago bisanga uwapfuye. Ugenda muri VWT nawe mu gitondo arituma nkuko wituma. Ariko baragiriga uburegezi wacu batabaza. Rero bushumba. Ufite taje yaba arishikanya n'icyuma ntabwo arishigitiyo. Tufite intoki ebyiri. N'intoki ebyiri. Ibindi bitangaza. Utuye muri Amerika tumeze kimwe twese. Oya ndumva ari. Ntabwo rero turi plastique cyangwa ibigorofani biri hirya. Imana yatugize abantu bavuga ngo ikintu kikubuza kureba Imana cyose gihagarare mu izina ryande.
yaravuze ngo umwaka Uziya yatanzemo nabonye Imana. Hari ibintu bigomba gupfa tukabona Imana, ntihagire n'unyumva nabi. Niba n'uguhagaze imbere nta gakiza Imana izamo ikabona nta cyazigera amara, ni mudukura imbere. Ariko tubona iki? Imana. Noneho mushobora afashijwe avuze ijambo rikomeye abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo ubwumva icya kabiri. Yego, umuntu utinze iyerekwa ryawe, utinze inzozi zawe, gihazi ntabwo ari gihazo. N'umuntu utagira izina yo gatsindwa nta n'izina agira. Mu izina rya Yesu yarwanyije yabanaga na Eliya amaze kwica abahanuzi ba Bayari. Yego, kubera ko yamvura yari yabuze, ati jya ku nyanja undebere ko nta kimenyetso gihari. Umunyagwa aragenda ntiyagira ikintu abona, kandi yagezeyo undi asigara izuba rimwica. Hari abantu batagira ikintu babona kidukwiye tukicwa n'izuba. Imana idukure mu nzira. Bwa karindwi ngo nibwo yakibonye n'ukuri. Bwa karindwi ibaze ako kavuyo noneho ngakibonye ati mbonye akaganza, kandi siko katari gahari, kari kahereye kare gahari na mbere kare gahari. Ntabwo umuhanuzi yagutuma kazi cyakubwiye abazi gihari, ariko kubera ko hari abantu bashaka gutinza iyerekwa, gutinza ubushumba, gutinza ubupasiteri, gutinza ubwarimu, gutinza imodoka, gutinza amafaranga, babishinzwe bagakererwa di. Ariyo mpamvu tubahagarika mu izina rya Yesu. Ngarangije ngo niye ngo ndakibonye ngo ngahiruka. Barinda kugenda bahunga imvura, bari kugenda bitonda bakagera ko tugeze bigatinda. Mani bituni wa gatatu no kabiri wa gatatu. Yego, ni gihazi bambwiraga. Gihazi wabembye kubera amaturo yakiriye n'iki. Gihazi wasaze kubera ibyaha yagiye akora. Arangije ngo Elisa yicariye yereka ibyo mu Isiriya, areba ibyo mu Isiraheli, atanga amakuru hose. We yiryamiye gusa bireba, abahanuzi bareba ibintu byinshi cyane. Arambwira ngo ngo turapfuye, dore ingabo z'Abasiriya ziratugose. Imana nambwa ati ikintu gifite ibembe nticyahabona, ati humura amaso. Arebye asanga hari amafarashi ari hagati ya Elisa, hari amafarashi atukura y'Imana y'umuriro ari hagati yande ya Elisa ndetse n'ingabo zande z'Abasiriya. Urimo urabyumva? Dufite abantu batubwira niba bakabazayisenya, n'urongora ruzasenyuka, ingo zarashize, byarabake. Ubundi sa benshi bo uwa mbere haragakoma yazanye, none se uwa kabiri ho hari umuti yazanye, none se ubundi ho ubyare abantu ntabwo bishoboka. Twirukanya abantu bazana iterabwoba muri amazina, bigatuma batinze yerekwa ryacu y'ibyo tugomba kwakira. Kabwira umuntu ngo urumva ngo yango no kuri ngo sengwa nk'ubu naguha ikibanza Bugesera kandi gifite nakiguha buri ngo sinakwambukanya Barongo ngo Imana yambwiye muri Kigali. Ubundi Kigali nayitanyaruka niru uzi ko bika ko Kigali yatangiye kera Iremera ari Rubungo. Iremera ari Rubungo ari muri Kigali ngari na hano mujyi wagarukiraga hari ku Kimihurura. None urugende ni he? None Yesu ese urugende ni he? Ni hafi hari amahanga. Aho bukera muzasanga Rwamagana ari Kigali. Bigutera ubwoba. Haleluya. Hagarika izo mbaraga mbi. Aravuga ngo zuba hagarara. Nawe kwezi hagarara. Mbanze ndangiza abishabana. Imana ihimbaza. Utubuzi yerekwa. Stop it. Haleluya. Utinzi yerekwa. Stop it. Stop. Ubuzi ibintu byose. Haleluya. Uvuze ikintu gikomeye. Ngaho urakoze Imana iguhe umugisha rero. Ariko mushumba karame nta kindi ntago nirwa ntinda ibintu bavuze ni byinshi cyane, kandi nafashijwe naguwe neza n'abadukurikiranye barushaho kugubwa neza. Nta naguhamagaye niyo muyobozi w'iteraniro, icy'ingenzi ngo tumve ibyo bintu bitewe n'ukuntu numvise mfashijwe. Bahagarike bitewe n'ukuntu numvise mfashijwe, ndagira ngo nanjye uhagarike ibindwanya uncire ikiganza. Reka shire ikiburyo mu izina rya Yesu. Yakire musho. Kandi hakubwiza ukuri ikiriho muri minsi 3 ni uguhagarika, kandi amasengesho yarimo. Bivuze ngo amagambo tubonye. Yego. Niba ari umuntu nawe ahagarare. Urwanya ibyacu. Niba ari ibintu bihagarare. Niba ari abadayimoni stop. Noneho rero. Yego. Niyo baba bugufi bwacu, kuko umwanza kuba hafi nk'uko urwaje. Umwanzi amba hafi nkuko kugira ngo amenye intenya akudihe. Nashaka batuye no mu nzu turaramo. Yego. Ariko ikintu cyose kitubuza kubona Imana turagihagaritse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nshuti z'umusaraba, abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries, ndagira ngo mbatangarize yuko tumaze kumva ijambo umushumba atugejejeho. Dukomere Imana amashyi, natwe twicaye aha ngaha dushimira Imana ko ivuganye natwe ibintu bikomeye. Turayishimiye Imana.
kameramani nawe ndabona yishimye aguwe neza kubera amavuta mashyashya yakiriye. Nanjye nakira amavuta mashya, nta bindi bintu narenzaho kuko ibyo mushumba avuze birakwiriye kandi birahagije. Ndagira ngo rero twakire umukozi w'Imana azadusengera Imana, kandi ndagira ngo ubwire yuko umuntu utinza iyerekwa ryawe, mushumba yamaze kutubwira yuko agomba kuva mu nzira akagenda n'ibintu byose bikagenda. Kandi rero ndagira ngo mbabwire ngo Yesu akomeje akazi ko komeza kutumenyera ibidukwiriye. Igira hino umukozi w'Imana usengere iteraniro ryose muri rusange, ubwira abantu turakwakiriye mu izina rya Yesu. Akoze cyane. Utwibwira. Imana ishimwe. Nanjye nitwa Olivier Nizeyimana, undi umukozi w'Imana Kabuga. Reka dusenge Imana kubw'ijambo twumvise, mbishemo ibintu byinshi, ariko hari ibintu bigomba guhagarara. Hari ibintu bigomba guhagarara, hanyuma ubuzima bugakomeza. Mana turagushimye, uri Imana ibeshaho, uri Imana itanga ubuzima, uri Imana ihindura amateka, ujya uzinga amateka amwe ukazingura amashyashya. Iri jambo ridukoze ku mutima ko byabaye ngombwa kuhagarika izuba, biba ngombwa kuhagarika ukwezi. Iri zuba Yosuwa yararebaga akabona ko bugiye kwira kandi umwanzi abamereye nabi, ngo ariko urangije uramanuka ufata icyemezo kitigeze kibaho mu buzima, uhagarika izuba. Niyo mpamvu dusenze mw'iri jambo ngo ugire ibintu uhagarika mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo uduhe imbaraga, uhe imbaraga abadukurikiye, uhe imbaraga umuntu wumvishira ijambo, kugira ngo nawe agire ibyo ahagarika mu buzima bwe. Kuko mbere na mbere nitwe dukeneye kugira ibyo duhagarika. Dukeneye guhagarika intege nke, dukeneye kuva mu byaha, dukeneye kureka ibiduca intege, dukeneye kugira ibintu turenga, tukagira ibyo dusingira kugira ngo tubashe guhagarika izuba. Kuko ibitwitambika ni byinshi, ingabo ziturwanya ni nyinshi, ariko turakwiringiye ko twagiye tubona amaboko yawe. Twe dusenze kugira ngo uhereye aka kanya imbaraga zose zaturwanyaga zihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu mbaraga zikomeye z'umwami dukora Yesu Kristo. Pelazone edra, duhagaritse imbaraga zose mbi z'abadayimoni, imbaraga ziduca intege, imbaraga ziturwanya, imitego badutega, imbaraga zose z'umwanzi tuziciye intege mu iri teraniro. Turavuze ngo nizice intege, muzicike intege mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo umwuka wawe ni wongera ugere kuri bano bantu, umwuka wawe nugere kuri bano babyeyi, umwuka wawe nugere kuri bano bapapa, umwuka wera nabagereho, nabagereho abarwanirire, nabagereho abahembure. Abantu bakeneye kongera guhembuka, abantu bakeneye kongera kugira agakiza gashyitse, abantu bakeneye gukura, abantu bakeneye kubyuka, abantu bakeneye gukanguka, abantu bakeneye guhembuka, abantu bakeneye guhinduka, abantu bakeneye ubuzima busha, abantu bakeneye imbaraga. Turasenze kugira ngo hagire ibintu bihagarara, ubuzima bukomeze. Hari ibintu duhagaritse mu iri teraniro, hari ibintu duhagaritse bitagendaga neza, hari imbaraga dushizeho itegeko, hari imbaraga duhagaritse mu iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Nk'aya masengesho y'iminsi 3 hari ibintu duhagaritsemo, hari ibintu duhagaritse ku buzima bwawe mama. Pelazone wa etanso levo, hari ibintu duhagaritse ku buzima bwawe papa, hari ibintu duhagarikishije imbaraga z'Uwiteka zikorera muri twebwe, hari ibintu dukoresheje itegeko, hari ibintu tuvuze ngo nibihagarare ubuzima bwawe bukomeze. Kuko kuba waramenye Yesu niko guhagarika izuba kwa mbere. Kuba Yesu ari muri wowe, kuba warakiriye agakiza, kuba waremeye kwakira Kristo, ukaba umwakiriye neza, ukaba wihanye ibyaha, izuba riri buhagarare. Niba uzi ko wakiriye Kristo ukaba ugifite agakiza neza, ibyakurwanyaga bigiye gutagacira imbere yawe. Turagushimiye Uwiteka, gendera abantu bawe ngaya masengesho, utwiyereke, utugire neza nkuko usanzwe ubana natwe. Ujye ubana natwe mu buzima bwa buri munsi tukakubona. N'aya masengesho turagira ngo ahinduka amasengesho ahindura ibyanze guhinduka. Turagira ngo aya masengesho ahagarike ibintu byari byarigize akara hakajya he. Hari ibyo twabwiye dukoresheje y'umunsi umwe biranga, hari ibyo twabwiye tugiye ku musozi biranga, ariko dukoresheje amasengesho y'iminsi 3. Impamvu ni ihe dukoresheje 3. Ejo bundi Morodekayi aherutse ngo kwandikirwa urwandiko ngo ndetse n'abayuda bose ko bagomba kwicwa, ariko Bibiliya imbwira iki? Ibirambwa ngo bafata icyemezo ngo basanga nta yindi ntwaro iri bubatabara, ngo basanga nta bundi butabazi busigaye, ngo basanga intwaro imwe isigaye niyo gusenga amasengesho y'iminsi 3. Hanyuma ngo bakimara gusenga ngo bagira ububasha ku banzi babo. Turagira ngo aya masengesho y'iminsi 3 Uwiteka
aze gutuma twebwe tugira ubushobozi, tugira ububasha ku byaturwanyaga. Turagira ngo aya masengesho aze gutuma dukandagira hejuru y'ibyadutsikamiraga. Turagira ngo aya masengesho aze gutuma tugendera hejuru y'imbaraga zaturwanyaga. Mu izina rya Yesu turavuze ngo ibintu byose byatwikambikaga uhereye umunsi bihagarara. Turagushimiye cyane kuri umwami. Mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.